Ndagusuje cyane kandi nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza udahwema gukurikirana Bivugwe TV umunsi ku munsi uko bwije nuko bukeye. Ndagushimiye cyane kandi wowe wakoze subscribe, nawe niba utarada subscribe wareba aho handitse subscribe ugakora no kunzogera, urabuduteye inkunga ikomeye cyane. Inkuru dukomeje kubagezaho ni inkuru y'akababaro, inkuru iteye agahinda, inkuru yakomeje kugenda ishengura imitima y'abantu batari bake, by'umwihariko abanyarwanda bose muri rusange ndetse yewe abakunzi b'ikinamico runana isanzwe itambuka kuri Radio Rwanda. Aho rero umwe mu bakinnyi b'ibyamamare basanzwe bakina muri iyi kinamico runana aherutse kwitaba Imana mu buryo butunguranye aguye mu rugo iwe, nyamara rero uru rupfu rwe rukaba rwarakomeje kugenda rushengura imitima y'abantu batari bake. Ni urupfu rwamenyekanye mu rukerera rwo ku itariki ya 7 muri uku kwezi turimo ndetse no muri uyu mwaka turimo, aho rero umwe mu bakinnyi basanzwe bakina ikinamico runana itambuka kuri Radio Rwanda yitabye Imana aguye mu rugo iwe. Uyu mukinnyi w'ikinamico runana isanzwe itambuka kuri Radio Rwanda akaba yaramenyekanye cyane mu mwaka w'2000 ubwo yaratangiye urugendo rwo gutangira gukina ikinamico runana ikinamo n'ibindi byamamare byinshi bitandukanye. Aho rero uyu mukecuru yaramaze kugira imyaka 64 y'amavuko. Amazina ye nyakuri yitwa Nyirabagande Drosera Fridausi, ariko akaba yaramamaye cyane nka Rangwida mu ikinamico nyine isanzwe itambuka kuri Radio Rwanda. Ubwo rero byakomeje kuvuga ko uyu mubyeyi wari usanzwe akina ikinamico runana yaguye mu rugo iwe aho yari atuye mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge, aha ni mu mujyi wa Kigali, ndetse bikanavugwa ko mu rugendo rw'imyaka 64 yari amaze ku isi yitabye Imana azize indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso. Umwe mu bantu bakinanye igihe kinini na Rangwida mu ikinamico runana yatangaje ko uyu mubyeyi w'imyaka 64 y'amavuko yaguye mu rugo iwe mu gihe ari akazi yari ateganya kuzajya gukorera mu karere ka Nyamasheke muri iki cyumweru turimo. Uyu bakinanye igihe kinini yakomeje agira ati nibyo yitahiye nyine, ntabwo ari igihuha. Mu gahinda kenshi yafashe umwanya akomeza asobanura ko iby'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso bivuga ko yaba aribwo yazize. Ahita abyemeza cyane ko yari amaze iminsi akora imyitozo n'akazi gatandukanye katajyanye no gukina urunana nk'imirimo yari asanzwe akora imutunze mu buzima bwa buri munsi. Uwo bakinanye igihe kinini wari ukomeje kugenda atangaza aya makuru y'urupfu rwe yavuze ko mu kwitaba Imana kwa Rangwida nta burwayi bwigeze bumugaragaraho cyangwa se ngo abe yaremba ajyanwe kwa muganga, ahubwo yavuze ko yaguye mu rugo maze bamujyana kwa muganga yamaze gushiramo umwuka. Ni mu gihe urupfu rutunguranye rw'uyu mubyeyi Rangwida rwakomeje gushengura imitima y'abatari bake. Rangwida yatanze ibyishimo ku baturarwanda mu ikinamico runana ihora itambuka kuri Radio Rwanda. Ubu yaratabarutse ntabwo azongera kumvikana kuri Radio Rwanda. Imana ikomeze imwakire mu bayo. Mu byamamare byashenguwe n'urupfu rw'uyu mubyeyi Rangwida harimo na Rumaga wamenyekanye nk'umusizi w'umunyarwanda kandi w'umuhanga, ndetse akaba yaranabaye icyamamare aturutse mu busizi bwe asanzwe akora mu buzima bwe bwa buri munsi, aho yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze maze atangaza ko uyu mubyeyi Rangwida yamubereye umubyeyi mwiza ndetse amubera n'icyitegererezo. Anavuga ko ari muri bamwe bagize uruhare rukomeye rwo gutuma uyu musore Rumaga amenyekana cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Yewe akomeza gutangaza ko yanashenguwe n'urupfu rwa Rangwida maze arushaho kumwifuriza kugira iruhuko ridashira nk'umwe mu babyeyi bakomeje kumufasha cyane mu rugendo rwo kwamamara kwe. Rangwida ku myaka 64 y'amavuko yaramaze kugera mu zabukuru, ariko mu biganiro yakoraga ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye Rangwida yatangazaga ko nubwo asheshe akanguhe agifite ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gukomeza gukora, bityo ko abanyarwanda bagomba kwitega byinshi bizamuturukaho. Ariko byarangiye ku myaka 64 Rurema amwisubije. Mu mibereho ya Rangwida ubwo yari akiri ku isi ntabwo yigeze agirana ibibazo n'abaturage batandukanye, ahubwo yakoraga uko ashoboye akagerageza kwitanga ndetse no gufasha buri umwe mu gihe cyose yari abifitiye ubushobozi, nk'uko byakomezaga gutangaza na bamwe mu bahoraga bakinana n'uyu mubyeyi Rangwida. Bamwe mu bashenguwe n'urupfu rw'uyu mubyeyi Rangwida batanze ibitekerezo bagira bati yatanze umusanzu we mu kubaka sosiyete nyarwanda biciye mu ikinamico, twihanganishije umuryango we mukomere. Undi nawe yakomeje agira ati Rangwida Mukamisha, mama wa Shyaka na Agnes, akaba acumbikiye Mukobwa Jana na Pascal, agiye adashyingiye Chris koko. Hari n'abandi benshi batandukanye bakomeje gutanga ibitekerezo bakomeza kugenda bagaragaza ko bashenguwe bikomeye cyane n'urupfu rw'uyu mubyeyi Rangwida bitewe n'ibyishimo yabahaga mu ikinamico runana. Urupfu rwa Rangwida na n'ubu ntabwo rurava mu mitima y'abanyarwanda benshi batandukanye. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 7 Kamena muri uyu mwaka w'2026 byemezwa na Urunana Development Communication, abo bari basanzwe bakinana mu runana buri munsi kuri Radio Rwanda. Muri iki cyumweru nibwo uyu mubyeyi ari kujya gutangira akazi ke mu karere ka Nyamasheke nk'uko byakomeje gutangazwa n'abantu bamuhoraga hafi. Mu mwaka w'2000 nibwo ijwi rya Rangwida ryatangiye kumvikana kuri Radio Rwanda nk'umwe mu bari batangiye kubigira umwuga mu kwinjira mu mwuga wo gukina ikinamico runana. Atangira urugendo rwe gutyo mu mwaka w'2000, none urugendo rwe rusojwe mu mwaka w'2026 ubwo Rurema yamwisubije.
dukomeze kwifuriza iruhuko ridashira uyu mubyeyi Rangwida, dukomeze no kwihanganisha umuryango we, bakomeze kwihangana kandi bakomere. Njye ni nuko nsoje, ndabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.